ijana mwaba ari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Birakwiye ko dushima Imana. Umuntu muzima akwiye gushima Imana akiriho. Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo tubeho. Buri munsi uko bukeye n'uko bwije, Imana iraturinda, ikaturindira mu buntu bwayo. Icyo nkundira Imana, ntabwo ikunda abantu bayisingiza gusa, ahubwo irinda n'abatayisingiza. Ariko ibi bafiteho umugambi wo kuzabahindura kugira ngo nabo bazayikorere. Wowe uri kutwumva, uri no kureba aya mashusho, ushobora kuba kera wari umuntu winangiraga, waragenderaga mu byaha, ukigenga wowe ubwawe wenyine, utagengwa n'amategeko y'Imana. Ariko Imana yarakurinze, kuko hari ibintu byinshi ushobora kuba waraciyemwo, abandi babiciyemwo bo bikabahitana. Dufite impamvu zo gushima Imana. Imana ni inyebambe, Imana ni Imana yera. Shima Imana ko yakugize umuntu, ntikugira inyamaswa. Shima Imana ko yakugize umuntu, ntikugira itungo ryo mu rugo. Itungo ryo mu rugo akenshi nta gaciro riba rifite, baryitaho kubera inyungu. Ariko Imana yakugize uw'agaciro kenshi, iguha n'ubushobozi bwo gukontorora ayo matungo. Imana iyo ikugira ihene, uzi uko ushobora kuba warariwe kera urisha ibyatsi, nta gaciro ufite, ukubitwa, ubu n'amagufa yawe ntaba kigaragara. Imana iyo ikugira inka, ukajya wabira ngo mba, ibaze nawe koko, itungo ringana kuriya, rifite umubyimbo uruta uwawe, rifite ibiro byinshi biruta ibyawe, ukarigenda inyuma ufite ibiro bitagera no mu 100, ugashorera itungo rifite ibiro bigera hafi muri 500 cyangwa 1000. Dufite impamvu zo gushima Imana. Urabyuka mu gitondo ugasanga icyayi kirateguye, ukajya muri dushe, ukambara imyenda y'igiciro cyinshi, warangiza ukajya mu modokari yawe wiguriye amafaranga yawe, ukagenda ukajya ku kazi, warangiza ukavayo na amahoro, ibintu byose ni neza, warangiza ukongera ukaryama ugasinzira. Burya ntago ari wowe wabigennye, nubwo wakwigira umunyabwenge ukavuga ngo ibyo nakoze byose nuko nabiharaniye. Basi se reka nkubaze, uwo mwuka uhumeka uzi ubufindo bukorwa kugira ngo uhumeke uwo mwuka, cyangwa uzi inshuro uhumeka ku munsi? Ese ibyo byo kurya by'uryara, yego uba wabiguze amafaranga, ariko ntago uzi uburyo bikurira mu butaka. Reka nkubwire, dufite impamvu zo gushima Imana. Basi tekereza ibindi bihugu bigukikije, cyangwa urebe n'ibindi biri hakurya y'inyanja. Hari abantu disi badashobora kuryama byibuze n'isaha kubera yuko badafite umutekano mu bihugu byabo. Dufite impamvu zo gushima Imana. Imana irakwiye gushimwa, Imana irakwiye guhimbazwa. Basi ishimira Imana itarakugize imbwa zirarira ibipangu by'abantu bakomeye, cyangwa itarakugize imbwa z'impigi zirirwa zihigira abantu, ibyo zifashe bikaribwa n'abahigi, abahigi bakaziha ibyo mu nda. Shimira Imana itarakugize imbwebwe zirirwa mu gasozi zandurura umwanda, zirya inyamaswa zapfuye. Ese wambara ugashimira Imana yaguhaye umwana wayo Yesu Kristo akagupfira kugira ngo basi uzongere ubeho mu bihe bizaza, uzabeho ubuzima bw'iteka ryose. Mbe mu Kristo, yego ndabizi urakennye, urababaye rwose, uramanjiriwe n'ubuzima, ariko dufite byinshi byo gushima Imana. Byibuze shimira Imana yakugize umuntu, nawe ukaba ari mu bantu bahiriwe, kandi nawe ukaba ufite uburenganzira bwo kwakira Yesu Kristo. Nubwo ubayeho mu buzima bubabaje, ariko menya ko utari hanyuma y'abandi. Ufite byinshi byo gushimira Imana. Basi se niba uri muzima utari kwa muganga, wambabare ugaha Imana icyubahiro, wambabare tugafatikanyiriza hamwe guha Imana icyubahiro. Yego uyu munsi uramanjiriwe, ariko hari byinshi yakoze, byinshi cyane rwose, ni byinshi ntibibarika. Imana yakoze ibikwiye, irakwiye gushimwa, irakwiye kubahwa, irakwiye icyubahiro n'icyayo. Erega iyi Imana tuvuga niyo yaremye isi n'ijuru,
niyo yaremye isanzure, niyo yaremye ibyo bitubona, niyo yaremye ibyo kurya wiri gurya, ndetse n'ibyo byose by'imashini tubona mu mihanda, ibyo ngibyo by'imodokari n'indege n'amato n'ibindi biba mu isanzure, ibyo byose byaremwe mu by'Imana yaremye. Erega nta kintu umuntu yazanye hano ku isi, ahubwo Imana niyo yazanye umuntu hano ku isi, maze imuha ibirimo byose, irangije imuha n'ubwenge bwayo. Ibyo ubona byose ubona by'abantu birirwa birata bavuga ngo babikesha ubwenge bwabo, nabyo bikozwe mu mutungo w'Imana. Ngwino ufashe dushimira Imana, Imana rurema, Imana nyamana, ise w'umwami wacu Yesu Kristo. Ni iki wayinganya se? Erega iyo ndwara si iyo gutuma wiheba, yenda wasanga iyo ndwara ari iyo gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Yega abantu barakwanze, abandi barakuvuga, wabaye iciro ry'imigani bitewe n'ibihe byagiye bigusimburaniraho. Ariko humura, nturi wenyine. Yatanze umwana wawe Yesu Kristo, yabuzwa n'iki kumutangana n'ibindi byose? Icyo ishaka ni uko uyiha umutima wawe, icyo ishaka ni uko wemera ukamanika amaboko, ukamenya yuko utabayeho kubw'ubushake bwawe. Erega Imana niyo umurinzi wawe. Mbega ukuntu ari byiza kandi ari iby'igiciro ku bantu bubaha Imana bakayikorera, bakagendera mu mategeko yayo, bakumva ariyo ya mbere mu buzima bwabo, ibyo bakora byose bakabanza Imana. Abo bantu bazahirwa kandi barahiriwe. Nabo nibamfashe dushima Imana. Erega gushima Imana ntibisaba kugira ngo ubutunzi bya mirenge byonyine. Nawe niwireba mu isura yawe, ukajya muri miruwari ukireba, ukareba ubwiza ufite, nabyo bigutere gushima Imana. Reka dushimire Imana iduha imvura, reka dushimire Imana yateye amashyamba, reka dushimire Imana yaremye ibyo kurya, reka dushimire Imana itanga agahenge, ikaduha umutekano tukaba dutekanye. Mbega umunezero w'abana b'Imana uwo tuzagira. Erega Imana ntago yananiwe gukora, n'amaboko yayo ntago yigeze ananirwa. Ikibazo ni uko hari abantu Imana yagiriye neza, bamara kugubwa neza, bamara no guhaga, bakagereka akaguru ku kandi, bakibagirwa rwose, bagasinzira, bakarangazwa n'iterambere, bakarangazwa n'ibisindisha cyangwa n'ibindi byose byaremwe n'abantu hano ku isi. Bwoko bw'Imana, nimumfashe dushimire Imana, tuyihe icyubahiro. Iragikwiriye ni icyayo, niyo Mana y'ukuri n'ubugingo. Ndabizi neza hari abaguteje kwanga Imana. Abo ni abantu bagizwe n'inyama n'amaraso. Abo ngabo nabo igihe cyabo kizagera, ariko nabo tubasengere, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukunde abanzi bacu, dusengere abatwanga. Ibyo nitumara kubikora gutyo, twebwe tuzabona umugisha. Kandi birega burya nta muntu Imana yishimira ko arimbuka. Mwambabare tugashimira Imana mw'abantu mwe, tugashimira Imana yaduhaye Yesu Kristo. Hari benshi njya mbona batukisha izina ry'Imana kubw'indambi, bagatukisha izina ry'Imana. Imana niyo gushimwa, Imana ni nziza ibihe byose. Njyewe ubabwira nabonye Imana, nabonye Imana mbabaye, nabonye Imana kandi na n'uyu munsi ndacyabona Imana, kandi nta munsi n'umwe nzigera mbaho nabonye Imana. Kuva nkihumeka, kuva nkiri urusoro mu nda ya mama, kuva mama akinsama, kuva nkiri urusoro mu nda y'umubyeyi wanjye, Imana yakomeje kundinda. Kandi nawe niko yakurinze. Wowe wibonye uri umuntu, ubuzima bwawe bwose bufite impamvu, kuba uriho bifite impamvu. Imana yakuremeye impamvu, kandi Imana iragukunda. Mfasha tuyihe icyubahiro, mfasha tuyishimire. Reka tuyibwire abantu mwese mukwiye gushima Imana, nitaye ku bibazo mwaba murimo, nitaye ku buzima mwaba murimo. Nimumfashe duhe Imana icyubahiro. Erega Imana ikwiye gushimwa, erega Imana ikwiye gusingizwa. Erega icyubahiro ni icy'Imana, ninde wundi twagiha? Imana iturengera, ikaturwanirira, ikabana natwe na nyuma y'urupfu. Tuzi ko kenshi iyo umuntu apfuye hano mu isi twebwe turamwibagirwa, ariko Yesu, ariko Imana, ariko Mwuka Wera baragendana iteka ryose. Kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ese wari uzi yuko umuntu utarakira Kristo nk'umwami nk'umucunguzi wiwe, uwo muntu nta mugabane afite mu bwami bwo mu ijuru? Mwambabare tugashima Imana yaduhaye Yesu, ikamuduhana n'ibindi byose. Ninde waturitira umucunguzi wacu? Umucunguzi wacu uzi ibyo dukeneye. Nimumfashe dushime Imana, nimumfashe tuyisingize. Imana yacu irakwiriye. Hahirwa baba maso bagategereza icyo umwami wacu yavuze. Abo nabo nibamfashe dushimira Imana. Abo bari maso ni babandi bamenya umwami wabo, bakamukorera buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Abo batitotombera ubuzima barimo.
yego nawe urarwaye, yego nawe ugiye guterezwa cyamunara, yego nawe waratuburiwe, yego nawe barakwibye, yego nawe ufite ibikubangamiye, bosi wawe ntimumeranye neza ku kazi kandi mu by'ukuri nta makosa ufite. Humura, erega Imana irabizi, uyibyereke neza byose uko biri ku murongo, Imana izagusubiza kuko dukwiriye gushima Imana yacu. Erega nayo iradukunda, ntabwo rwose yaturemeye kubaho tubabazwa, ntabwo rwose yaturemeye kubaho turira. Erega nayo Yobu yaramushubije, kandi mwarabonye ibyago yagize. Se hari umuntu wigize ugira ibyago nk'ibya Yobu? Na Yesu umwana wayo yaraje ku isi, yagize ibibazo, abantu baramwanga, yakundaga abantu, akabakorera ibikwiye, akabaha ibyo bashaka, akabakiriza abana, akabaha ibyo kurya, ndetse akanababwira n'ubutumwa bwiza ubwo yumvanye Data wa twese wo mu ijuru. Nimumbabarire dushime Imana mwuka byaramo. Erega nawe nubwo byagenze gutyo, ntimuzi yuko yanzwe, ntimuzi yuko yakubiswe, ntimuzi yuko yabambwe ku musaraba akambikwa ikamba ry'amahwa. Ubu ni Yesu umwami wacu. Erega irabizi ko biriho, ariko irimo irabikemura. Tuzabona igisubizo cy'iteka ryose kizatuma tubaho mu buzima butazongera kurangwa n'agahinda n'amarira. Ayuwe, tuzaba mu munezero w'iteka ryose. Muntu wanjye umukristo, bwoko bw'Imana, bakristo bene data, ibyo mubonesha amaso hano ku isi mumenye ko Yesu yabihanuye. Yaravuze ngo ntago nazanywe no kuzana amahoro ku isi, nazanywe no gutanya umwana n'umubyeyi wiwe. Ibyo bishatse kuvuga yuko kwemera kwawe kugatuma abantu bagutakariza icyizere cyangwa bagutera umugongo. Reba izi ntambara zuzuye mu isi, reba ibyo byose, ibyo byago, ibiciro by'ibiribwa bigenda byiyongera ku isi uko bukeye n'uko bwije. Ariko se hari umuntu, nk'uko mwabyumvise umugaragu w'Imana Dawidi uko yabivuze, hari umuntu wigize ukorera Imana ngo yikorere amaboko? Erega Imana yacu iradukunda, ntago yabuze uko itugenza. Hari umuntu waririmbye ngo ntago yabura uko igenza abayubaha. Nawe ujya mu rutonde rw'abantu bubaha Imana, nawe ujya mu rutonde rw'abantu bakiriye Kristo, maze wirebere ngo ibyiza biragwira muri wowe. Muntu w'Imana, ntutakarize icyizere Imana, kuko nutakariza icyizere Imana no gupfa uzapfa. Yewe ibi byo noneho biteye agahinda. Kubera imiya abantu basigaye bagambanira abandi, kubera imiya abantu basigaye bapfusha abantu bakabiboneramo rwose amafaranga. We yewe runa na ntuza arapfuye, arapfuye, viyuzi zirabonetse. Gira vuba ubwire kameramani wanjye aze tugende dukore inkuru rwose, dore cyangwa areba amafoto nuza yapfuye, menye aritwe twenyine tubimenye, nimugire vuba mugashyireho. Mbega mwuka byaramwe, mbega bana da, mbega bene data, tugushyije ishyano we, tugushyije ishyano, mbega. Yewe izi YouTube nazo, yewe nanjye nyireho da, ariko nkwiriye kuyikoresha neza kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Nta muntu mvuze, ntawe. Mwarabibonye, si namwe murabibona? Yewe hahirwa uba amaso, agategereza umwami wiwe. Dukwiye kugira ubwenge dukwiye kugira ubwenge nk'ubw'inshira. Ibishashagirana byose ntago ari zahabu. Ayo mazerega mubona yose turapfa tukayasiga. Ibyo byo kurya byiza, uzi ko hari abantu bapfa bagasiga mayoneze? Erega nabyo hari igihe bidutera n'indwara. Twige kubaho dufite umwuka w'Imana uturengera, utubwiriza, uduha ubwenge bw'ibihe dusohoyemo. Ayiwe, nimumfashe dushima Imana ukuri kose. Shima Imana, dufite ibintu byinshi byo gushima Imana. Imana irera, Imana irakomeye, Imana ni ya yindi ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ntiyigeze ihinduka. Iyatanze umwana wayo Yesu Kristo, yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Nimumfashe dushimire Imana, bwoko bw'Imana. Imana irakomeye, Imana ntihindurwa n'iterambere. Abababaye ndabahumurije, nimuhumure,
Imana yacu ntigeze ihinduka. Bakozi b'Imana, bwoko bw'Imana mu ngeri zitandukanye, baririmbye, muririmba indirimbo z'Imana, nimuhumurize abantu b'Imana, muhanga ibihangano byiza, mutange ubutumwa bwiza bw'ihumure ku bantu b'Imana, muvuge iby'ukuri, ntimukore mugamije kugira ngo muronke, ahubwo mukore mugamije kugira ngo Imana yamamare. Erega Data wa twese wo mu ijuru azi ibidukwiriye, kandi nitumukorera neza ibihembo n'amakamba biri imbere. Yesu baramubaza ngo Data wa twese wo mu ijuru, ese ko twagukurikiye tugata abagore bacu beza, tugata akazi kacu keza, tugata byinshi byari bidufitiye umumaro, ese papa, ese Yesu uzaduha iki twebwe? Arangije arabasubiza ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 y'ibyo mwasize. Ariko n'abantu biwe nyakuri bazi yuko bamukorera, bazi yuko batamuryarya, bazi yuko batagamije kumukorera bagamije kugira icyubahiro no kumenyekana. Arangije aravuga ngo ikigeretse kuri ibyo nzabaha ubugingo buhoraho. Haleluya! Nimumfashe dushima Imana. Nagira ngo twibukiranye dushimire Imana, bwoko bw'Imana. Imana irakwiye gushimwa ibihe byose. Nimugire amahoro. Amashimwe y'Imana ari muri mwebwe nakomeze abe menshi. Dufite byinshi byo gushimira Imana. Si igihe cyo kuganya, ntabwo ari igihe cyo kurira, ni igihe cyo gusanga Imana, ni igihe cyo kwamamaza Imana, ni igihe cyo gushima Imana. Imana ibahe umugisha.